Hello bantu banjye, hello nshuti zanjye, hello bantu banjye nabasuje cyane. Ahangaha sasa ni ku Mihanda TV, nyonya kukwibutsa ko ariho handi usanga amakuru menshi y'ibyamamare, amakuru ari kuvugwa ku mihanda y'i Kigali kabisa, uko biba bimeze hano mu Rwanda hose kabisa. Nta kindi kiri kuvugwa, ni umunyamakuru Isheja Sandrine Butera wamaze kuba umuyobozi muri RBA avuye kuri radiyo ya Kiss FM. Kandi turebera hamwe nanone umunyamakuru wa RBA nawe wasimbuye Isheja Sandrine akajya kuyobora Kiss FM nayo kabisa, akajya agenda gufatanya n'abandi banyamakuru asanzeyo kabisa. Turagaruka ku nkuru iri kuvaho kuri Yago Pondati, ubona we yamaze guhunga igihugu avuga ko ahunze abantu bashaka kumugirira nabi kabisa, aho avugamo abantu benshi barimo na Bruce Melody n'abandi bose kabisa. Iyi ngiyi ni imihanda kabisa iri kugenda ivugwaho byinshi cyane. Wowe turi kumwe, ibuka gukora subscribe, share and comment, ubundi dukurikirane ibiganiro byacu kabisa, tumenye amakuru y'ibyamamare ari kuvugwa hano i Kigali kabisa. Ntabwo bigenda kabisa, reka dutangire tuvuge kuri Sandrine Isheja Butera wamaze kugirwa umuyobozi wungirije kabisa wa RBA, aho yavugiye ku ngamo rya Cleophas Barore wari usanzwe ari umuyobozi w'iki kigo cy'itangazamakuru ry'igihugu kabisa. Uyu mukobwa, uyu mudamu ukora Kiss FM nawe yagiyeyo kabisa, yemejwe ko ari umuyobozi wungirije Cleophas Barore kabisa, nawe yamaze kugera muri RBA, akaba agiye gufatanya kuyobora cya kigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru. Uyu mugore rero yabaga kuri Kiss FM, akunzwe cyane kabisa, ni MC, akora ibintu byinshi nk'umunyamakuru nyine, ariko nawe yabitangaje avuga ati Kiss FM ndayisezeye neza cyane, twakundanaga turi abantu benshi kabisa, ati umuryango Kiss FM nawe wambaniye neza, nawo ndawukunda cyane. Avuga ati tuzajya dukomeza duhure kabisa, tuzajya dukomeza duterane inkunga mu itangazamakuru ryacu kabisa. Uyu mugore bivuga ko afite amashuri menshi mu itangazamakuru kabisa, niwe imwe mu mpamvu zatumye ajya hano kuri RBA kabisa kuyobora iki kigo. Benshi batatekereza ko bishobora kubaho, ariko byabayeho kabisa, byamaze kuba officially, byatangajwe n'ikigo gikuru cy'itangazamakuru mu Rwanda aricyo RBA kabisa. Ubu ngubu yamaze kuba yajyana no mu nshingano ze kabisa, akazi iragatangiye kabisa. Ubu ngubu nongeye kukwibutsa gukora subscribe and share, ugakurikizaho comment kabisa, kugira ngo ugende utubwira bimwe mu bintu ushaka ko tugukoreraho ibiganiro hano ku Mihanda TV show. Izo nkuru ni nyinshi kabisa, ni nyinshi cyane, ariko ntituri butinde kabisa, rwose, turagenda tugere no kuri umunyamakuru wakoreraga RBA, ariwe wagiye gusimbura Isheja Butera Sandrine. Uyu yitwa Anita Pendo kabisa, nawe niwe muntu wese afata iya mbere wo gufata umwanya wo kuri Kiss FM kabisa, aho yavuze ati reka nanjye hariya ndahembwamo ibiceri byinshi cyane, nanjye ndabahariya ndaba ngiye kuba umusiniya, nanjye hariya ndaba ngiye kuzamura izina ryanjye kabisa. Nawe yavuze ati kamite nsezera ku itangazamakuru cya RBA, nanjye njye gushinga kabisa izina, kuryubakira kuri Kiss FM kabisa, yari isigayeho abantu badafite amazina manini kabisa. Cyane ko uyu mugore kabisa nawe yakoraga show kuri RBA nijoro mu kiganiro cya moto cyabaga saa sita z'ijoro ya gatandatu, niho yakoraga kabisa. Ahandi yavuga ku maradiyo, avuga amakuru y'imyidagaduro, avuga byinshi, ariko nawe yavuze ati reka njye kuri radiyo Kiss FM, ifi ukundwa n'abantu benshi kabisa. Iradiyo nayo yamaze kugarura imitima y'abantu, ifatiye imitima y'abantu kabisa, ariko nyine nawe yavuze ati ngiyeyo kabisa. Ni umugore utanga show, ukora ibintu byinshi kabisa, nawe abantu bagiye kumukunda cyane, anamenyekane birenze uko byari bimeze. Ni Anita Pendo kabisa,
umugore rwose ushinguye niwe bavuga kabisa, akaba ari we wagiye gusimbura Sandrine Isheja, aba niwe wagiye kuri RBA kabisa kungiriza Cleophas Barore umunyamakuru we RBA. Nongeye kuguta kuri subscribe and share na comment. Uyu munyamakuru kabisa Cleophas Barore urabona ko yafatanye na Sandrine Isheja, ari kuvuga ati ndakwakiriye hano muri studio za RBA kabisa, ugende ubikora neza cyane, ati tuguhaye karibu hano mu muryango mugari wa RBA. Nk'uko ubibona kabisa ni gutya nyine bimeze. Sandrine yagiye muri RBA, Anita Pendo ajya muri Kiss FM. Dore ngibi, kora subscribe and share comment, dukomezanye.